ni urugero bari gutanga pendo ni urugero urabona hari cyo banafite amavangingo menshi amatora ntago arazikuza uko muri iminsi abantu basiga bagira isoni bitewe n'ipfunwe bakagura icyo bita ishashi mwe y'inyuma mwebwe nta shashi umuntu agombera ibyo twarabikemuye ni ukuvuga ngo dufite utuntu dushyira kuri matora batwita waterproof ugashyira kuri matera urakagura ugashyira kuri matora warangiza ugasasaho ishuka yawe hejuru maze ubundi ugakora akazi ntago amazi ashobora kugera kuri matera ushaka kwirwanaho wow wayibonye urabona iyi matora yigeze igwamo wayumvishe ndashaka gushimira uyu mushoramari uba waratekereje gushora imari mu Rwanda. Nyuma yo kumenya no gusobanukirwa ko inzobere mu by'ubushakashatsi zagaragaje ko ubuzima bwa muntu bukenera gukora ndetse no kuruhuka, uruhutse neza akarushaho gutekereza neza ndetse n'iterambere rye rikiyongera, niyo mpamvu inzobere mu gushaka ibyo baryamira bituma abantu baruhuka neza ndetse bakanasinzira neza, bibafasha gutera imbere yabo, imiryango yabo n'igihugu. Viva Product yatuzaniye matora nziza cyane arizo Matera Dodoma. Turusheho kubaho neza, turyame twiziguye, duteze imbere imiryango yacu natwe ubwacu, igihugu kirushaho kugenda mu iterambere rinejeje buri wese, turyama kuri Matora Dodoma. Nibereye mu ruganda rwa Matera Dodoma, nshishikariza buri munyarwanda wese kuryama neza yifashishije Matera Dodoma. Ndindahiro Valence Papa. Iriwe neza, banyita Shadia Saidi, nkabandi marketing manager w'uruganda rwa Viva Product, ariyo ikora matera za Dodoma mujya mwumva duhora tubabwira buri munsi. Uyu munsi rero nifuje kuza ahangaha kugira ngo mbasobanurire bimwe mu ruganda rwa Dodoma igihe yatangiriye. Dodoma yatangiye ibihumbi 2013 ikorera mu Rwanda, ariko ubu ngubu ikaba imaze imyaka 34 yuzuye ikorera muri Afrika yose. Cyera abantu bajyaga bagira ikibazo bagatuma matera muri Tanzania, bazituma abantu bafite ibikamyo, murabazi bajya kuzana amavuta, bazana ibiki, bakazana matera bazivanye hariya, bikabatwara amafaranga menshi ndetse n'umwanya wo gutegereza. Ubu rero uruganda rwa Dodoma ruri hano i Masoro muri Free Zone, niho rukorera. Igihe cyose mwakenera matora ya original ya Dodoma mwayisanga mu nganda. Izi matora dufite ahangaha muri Free Zone ni nazo zituruka Tanzania, kandi ntago zijya zihinduka, zihorana ireme ryazo. Ariyo mpamvu rero nagira ngo mbereke nyiri uruganda ariwe Mr. Ali Manji, namuhamagara hano akabasuhuzaho gatoya. Murakoze. Excuse me sir. Everyone, welcome to Viva Products. We are manufacturers of mattresses with different brands like Matera Dodoma and Galaxy. Today is an exciting day as we are introducing new brand ambassadors for our products. We have been in the market for past 12 years, and we have been working with different dealers and supplying our products across Rwanda. So we take this opportunity first to pass a message to all our esteemed customers for their support in Rwanda. And the main reason for today's event is to introduce new brand ambassadors. We have been having our one brand ambassador for some time. His name is Super Manager. You can join us, please. Right. So Super Manager has been with us for some time and promoting our products. We have Sister Anita Pendo. Yeah. I think she is well known to most of you. All right. And we also have Mr. Pape. He is also joining the team. So we hope with the support of the brand ambassadors, we will be able to express more about our products, take feedback from their fans, their colleagues, their lovers, so that they can give us the feedback that we can to better our products and to offer good sleep. As we say in Swahili, tunapenda wote muweze kulala salama kabisa.
I will now pass on to each one. They can possibly speak some words. Murakoze cyane. Let me first of all speak in our local language Kinyarwanda, because first of all ndashaka gushimira umushoramari uyu mushoramari uba waratekereje gushora imari mu Rwanda akazana uruganda rwa Matora Dodoma, uruganda rugira matora nziza nkuko muzi tugira siroga yacu ivuga ngo Matora Dodoma ibanga ryo kuryama neza. Ndamushimira cyane Mr. Mangi wavuze ngo nk'umu investor batinzanye u Rwanda guteza imbere igihugu agakora development abana b'abanyarwanda akabaha imirimo ndetse n'ubukungu bw'igihugu cyacu akabuteza imbere mu buryo butandukanye kandi bwiza. Mu by'ukuri ndamushimira cyane mbikuye ku mutima. Nagira ngo mwese mumfashe tumukomera amashyi kuko ni ikintu cyiza cyo kubona abayaraje. Kubona umuntu uvuga ngo ndashaka guteza imbere ubukungu bw'igihugu kitari icye, murumva nawe ukuntu ibyo bintu byari ibintu bikomeye byiza cyane. Ari nako mbwira n'abandi banyarwanda nubwo mbivuze ariko babibwirwa buri gihe cyane cyane ni gahunda z'igihugu cyacu ko u Rwanda ni igihugu cy'amahoro, ushoramo imari yawe ukabuzi ko ifite umutekano. Bibanza no kubagaragara ku banyamahanga rero ngo ujya gutera uburezara bw'ibanza tubanze twebwe tubikora abanyarwanda bose muri hose ku isi ndabizi arafite amafaranga atandukanye. Shora imari wanyu, teza imbere igihugu cy'wanyu imbere u Rwanda rwawe, naho waba ukorera hanze hose ari kuvuga uti nanjye hari umucango, hari contribution yanjye shyira mu bukungu kuzamura ubukungu bw'igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Turagushimira cyane Matora Dodoma. Nkuko yarabivuze uyu nguyu tumaze igihe kirenga imyaka 30 ariko tumaze kwesa ibigwi byinshi twahawe n'igikombe cy'uko dufite ari matora zireme, ari matora zujuje ubuziranenge. Mu by'ukuri ibyo ngibyo ni ibintu byo gushimira cyane kandi tunarushaho kunoza no gukorana n'abanyarwanda kugira ngo buri wese niyo mpamvu buriya baravuga ngo abishyize hamwe ngo Imana irabasanga kandi ngo ntakenanira abari hamwe. Niyo mpamvu rero ngiye nari umwe ariko nka brand ambassador haje abandi, haje Anita, haje Papi, aba bose kugira ngo dufatanye tubwire ibyiza abanyarwanda ko bagomba kugira ubuzima bwiza baryamye neza, baryamye Matora Dodoma. Noneho twese dufatanye ko turi amajwi kandi turi abantu bumvwa n'abantu n'abanyarwanda, buri wese tubasobanurire. Mukomeze mugane Matora Dodoma, ibanga ryo kuryama neza. Murakoze cyane, mukomeze mutugane. Nagushaka kuvuga Papi. Okay. All right. Mbere na mbere, thank you for trusting us. And ndabizi neza yuko namahitamo meza bakoze, of course. Iyi team murabona ku ikazi. Ariko ikintu nshaka kuvuga njewe message yanjye ndayiha mama. Abamama, impamvu mvuga abamama nuko ari bo ni nka moteri y'urugo. Mama ni ujya guhaha kenshi ibintu byinshi, nibo basasa, nibo basasira abana. So guhitamo Matora Dodoma ubu hisemo neza. Matora ni ikintu umuntu ashaka guhindura mu myaka 7, 4, 5, ariko iyo wahisemo Matora Dodoma iyo ngisha no kurenga. Ibyo ngibyo mbikubwira. Ikindi wamenya nuko byibura 1/3 cy'ubuzima bwacu tukimara turyamye. None se byaba bikumara iki kwirirwa wirukanka, kwirirwa uhiga hanyuma wataha ukaryama nabi? Nta kintu bimaze. Byagutera na stroke, byagutera ibintu byinshi cyane bikomoka ku kutaryama neza. So mujye muhitamo Matora Dodoma. cyane aba brand ambassadors bacu barakoze cyane ku byo bavuze. Hagati aho nagira ngo mbabwire amoko ya matera ya Dodoma dufite amamatora ya twita Spring ari FS, tuzita Spring, tuzambika amahoteli n'amapartema, ariko nawe ushatse wowe mu rugo wayiryamaho. Tukagira matera twita orthopedic, ni matora ivura umugongo. Ushaka kujya kwa muganga bakakubwira bati uramenye ntuzongere kuryamira matera yoroshye. Icyo gihe uhitugana uruganda rwa Viva Product ukagura matera y'umugongo. Dufite matera zisanzwe nk'izi ngizi za Sweet Dream. Iyi matera ya Sweet Dream ni matera nziza yo gushyira mu rugo iwawe kandi iraramba, ni original. Rero igihe cyose yo tubivuga tubwira abajya kuzigura ko bagomba kureba neza kuri uyu muguno mureba ahangaha wanditseho QFR Magodoro Dodoma mbere yo kugura matera. Hanyuma tukagira na matera twita Galaxy. Galaxy ni matera
ijyanye n'ubushobozi bw'abantu, urabizi ko abantu bose badahuje ubushobozi, ushobora kuvuga utereka manze ngure Galaxy hanyuma Dodoma nzayigure nyuma namaze kubona ku mafaranga. Hanyuma iyo Galaxy yo ushobora no kuyigurira abanyeshuri bagiye ku ishuri, bakaba bayijyana bakajya kuyiryamaho bakaryama neza, kuko ni matera iramba, ntago iramba cyane nka Dodoma, ariko byibuze iragerageza. Ni mutugane rero muryame neza, 1/3 cy'ubuzima bw'umuntu akimara aryamye, muryame neza kuri matera Dodoma. Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere mfite ndashaka kukibaza wa mugani marketing manager wabo, atubwiye ko hari matera zo mu mahoteli no mu apartment zitandukanye n'izo umuntu ashobora gutwara mu rugo iwe keretse nawe yishaka. Shaka ze kuza kutubwira itandukanyiro riri hagati mu zijya mu mahoteli n'izajya mu rugo rw'umuntu, kandi tuzi ko hose ari ukuryama. Icyo ni kimwe. Ikindi ndaza kuza kukibaza umuyobozi, wenda muraza kuza kumfasha kubera ko ntazi Icyongereza, ubwo muraza kuza kumusobanurira ibyo nabajije. Twari tuzi ko mwari mufite super manager kandi n'umwe mu bantu banini cyane banakomeye cyane ahangaha mu kwamamaza. Iyo ushaka kwamamaza ibintu byawe rwose kumugana nta gihombo ufitemo. Papi nawe turamuzi, ni umunyamakuru kandi w'inararibonye na Anita, kandi n'umunyamakuru w'inararibonye. Mwashingiye kuki kugira ngo muze guhitamo Papi, kandi hari n'abandi banyamakuru hamwe na Anita, kandi hari n'abandi ba social influencers bashobora kuba bakwamamaza kuruta uko bakora mu itangazamakuru? Murakoze. Okay. Urakoze cyane kumbaza kuri icyo kibazo. Matera navuze ngo z'amahoteli n'amapartema iba ari matera ifite spring rasoro, ariko rasoro zacu ziri pocket spring, ni ntoya kandi zirambaye, ntago ari nka za rasoro nini cyane uryamaho iminsi mike zigatangira gutobora matera. Izo matera rero z'amahoteli, impamvu twazisi z'amahoteli ziraramba, ziri durable, ziraramba. Nyine hotel urabona na ahantu abantu basura kenshi, baryama inshuro nyinshi, kandi baba baza batandukanye, no kugira ngo abantu badahora bahindura matera buri mwaka. Nakubwiye ziraramba ku buryo rwose hari nk'amahoteli azambaye menshi atandukanye hano mu Rwanda, azimaranye hafi imyaka 15 batarazihindura. Hanyuma izi matera nakubwiye ngo zo mu rugo, iyi matera iba ari matera nta kindi kintu kirimo imbere, ni matera ya original kandi ihorana ireme, ni matera itagwamo. Uzi yuko hari matera hano hanze zigiye zitandukanye, ushobora kuryama unyuma y'amezi 6 cyangwa 7 ukazajya unyerera ukagwa mu mwobo, ugasanga nk'umugore yanyereye yakuguye hejuru, mukaryama mufumbatanye. Izi zacu rero ziratandukanye ku buryo ushobora no kubyuka ugiye kuzana amazi yo kunywa, umugabo wawe cyangwa umugore wawe ntakumve ko wabyutse. Mbega ntushaka kudisturbinga cyangwa kubuza amahoro wo muryamye ku gitanda kimwe kubera ko uryamye kuri matera ya original. Murakoze cyane. Okay, samahani kidogo. Swali ambalo ameuliza huyu, amesema kwamba mmeniamini nikafanya kazi na nyie kwa muda mrefu, na mlifanya vizuri kwa kuchagua mimi kwa sababu na sauti kubwa, nafahamika na watu wananijua. Lakini akasema kwamba mbona mmeongeza waandishi wa habari? Kuna kitu ambacho mmeona kwamba kuna chatu ambao mmeona kwamba je, hao waandishi wa habari kwa sababu wako kwenye vyombo vya habari kana kwamba wao watafanya uinfluencer tofauti na kwamba kwenye All right. So the reason we decided to increase our brand ambassadors, first, it is good to have a lady on the team. Anita is already giving us new ideas. We did a Mother's Day program. This comes about because you have a lady on the team. So having Anita, already we took one step. This was her proposal, I believe, and we worked on it. We did a ladies event for Mother's Day. We gave out some mattresses, and Anita has got good follow-up in the sense that she's influencing number of women, and they play a big role in understanding the value of good sleep, which is required for good energy for the whole entire family. So I believe Anita will influence us, assist to influence the families basically. Papi is a very social guy. I've been seeing how he goes around meeting people, discussing with them on the road, engaging with them, and that is what we need. When we have not started producing mattresses the other day, we are now in this business for more than 30 years, nearly 34 years. This has taken because we have tried to understand the quality that is required by the local market, and we have been reaching out to the market, understanding, getting their feedback, and improving our product. So I think when Papi is out there, he is taking back feedback. I think in the future also, you might meet some
some consumers or some customers who have bought our mattresses more than 10 years back. Take their interview, give it out to the media. Why 10 years they are still appreciating a Dodoma mattress? So I think this is the main reason we selected 2 more influencers and along with super managers so that we can reach out better, express better, take back the feedback better, and grow this market as investors to a different level, hopefully. yabashije sawa mbaze kubashimira kuba ngeze ahangaha nje ku butumirwa bwa supermanager ubutajya ngo nanizanye yes mu byumva rero no kuvuga ngo rimwe na rimwe ragiye mukora amatora ariko nimutekereza ku bantu babyibushye nkatwe ugasanga wena ngiye kugura amatora nyiryamiye iminsi 3 hamwe haratebeye najya kugira no kwitera review ngiye kwirwanaho ugasanga amavara arobotse sibyo se natwe mwadutekereje abantu banini ku buryo mufite amatora zacu ku buryo ntagira imbogamizi zo kuvuga ngo nje kugura amatora Dodoma nta kibazo nzahura nacyo nk'iyo nari mfite intera ipfunwe no kuyisohora bitewe n'iki yameze yabaye nk'igisoro urabyumva nagira ngo rero mudufashe mutubwire ukuntu umuntu ibyo ngibyo nibyo navuga ko twakemuye matera zacu ntizijya zigwamo ntizijya zizamo umwobo n'ikimenyimenyi ngwino nkuryamishe maze ubirebe oya ryama munkurire idumbura simbuka aha ushaka kwirwanaho wow wayibonye urabona iyi matora yigeze igwamo wayumvishe urabona yaguyemo se ni ukuvuga ngo reka nkugire inama niba uguze iyi matera kuri ibi biro byawe sibyo iyi matera ukaryama icyumweru kimwe madamu wawe ashobora kuba ananutse sibyo akaryama hariya wowe ukaryama ujye uhita uyihinduriza nyuma y'icyumweru kimwe urayihinduriza hariya hakaza hano ni madamu wanjye kandi uzi ko wenda tubare ni urugero bari gutanga pendo ni urugero urabona hari icyo barafite amavangingo menshi ntago arazikuza ko muri iyi minsi abantu basiga bagira isoni bitewe n'ipfunwe bakagura icyo bita ishashi imwe y'inyuma mwebwe nta shashi umuntu agombera ibyo twarabikemuye ni ukuvuga utuntu dushyira kuri matora batwita waterproof ugashyira kuri matera urakagura ugashyira kuri matora warangiza ugasasaho ishuka yawe hejuru maze ubundi ugakora akazi ntago amazi ashobora kugera kuri matera cyangwa se ushobora no kuba ufite abana banyara ku buriri reka tureke kuvuga umugore n'abana banyara ku buriri icyo gihe ubagurira waterproof kugira ngo matera yawe irambe kuko murabizi neza ko amazi cyangwa se inkari atari byiza kuri matera muba mugomba no kuzigirira isuku kugira ngo muryame ahantu hahumura neza mukuranda delivery se cyane rwose mu Rwanda hose rimwe na rimwe urabona n'ubundi Dodoma yari maze kirekire mu Rwanda ariko ndumva aribwo hari ubungubu mwamajije kwisobanukirwa namwe mukaba mwatangiye kwamamaza twarisobanukiwe ko twamamazaga kuva kera ahubwo uvuga ngo mugashyiraho abantu bajya babavugira none ni ukuvuga ngo mufite kuvuga ngo buriya rimwe na rimwe ari abanyarwanda basigaye bakunda bya bintu byo kuvuga ngo mfite 70 ngo nashaka ko mu matora nyishyura buhoro buhoro kwishyura make namwe ibyo bintu murabigira twebwe hano mu Ruganda ntago tugera kwishyura make ariko dufite abakiriya barangura hano bacuruza matera zacu bakoresha iyo system ya make icyo gihe ukeneye kuri make uraduhamagara tukagufasha nk'ubu ngubu nje kurangura hari ukuntu izindi gare zivuga ngo ziye kohereza abantu